TV nongeye bukugezaho nitwa Bombiva apfa kuba warakoze subscribe uhora uhabwa ikaze kuri iyi channel YouTube ngwaye ikaze nanone. Yes, ubwo wamaze gukora subscribe rero nkaba naguhaye ikaze. Reka twinjire no mu nkuru yacu. Ni nyuma yuko rero Ashton ndetse n'umuvandimwe Kagarara uzwi nka Uwizeye Enoke, ariko amazina y'ubustari ni Ashton Small, ariko mu Rwanda tumuzi nka Kagarara cyangwa se Kagaragara. Iryo ni izina rero yateruwe n'umugabo witwa Speed. Hanyuma rero baraye bashyitse mu gihugu cy'u Rwanda, ariko ukuntu bakiriwe biratangaje. Ni nyuma yuko rero bari bamaze iminsi bari mu ngendo bava muri bari bavuye muri Benin, ariko ntabwo batinzeyo kubera ko bavuye Benin bagiye Benin bavuye Cameroon, bava Cameroon bavuye Benin. Icyo gihe bari bajya muri Benin, bari bavuye mu gihugu cya Nigeria. Mu gihe bari bavuye muri Nigeria, nanone amakuru yavugaga ko bari bagiye Nigeria bavuye mu gihugu cya Cameroon kabisa. Na Ghana murabyibuka ko ariho Kagarara yasangiye Ashton. Ubwo rero amakuru rero akaba ari uko nguko ahagaze. Hanyuma rero reka tuze twinjira uburyo ki Kagarara yashyitse mu gihugu cy'u Rwanda. Yes, hanyuma kuhagera mu gihugu cy'u Rwanda, Ashton ndetse na Ashton Small, ubwo ndavuga Kagarara ndetse na Ashton uyu munyamerika uzi kwita ku ruhu rwe rugahora rusa neza kabisa. Hanyuma rero bakimara kugera mu Rwanda, ndongera mbigusubiriremo kuva nabera nabaho fata muri ino East African Community yose, nta muhanzi numwe ushyizemo Diamond Platnumz, ushyiremo ba Eddy Kenzo, ushyiremo ba Ngabo Medal, ushyiremo ba Deben, ushyiremo bande yewe na ba Bruce Melody, ushyiremo nta muhanzi numwe wari wakirwa kuruta uko Kagarara akimara kugera mu Rwanda na Ashton muri private jet, indege yabo bwite, ukuntu bari bameze mbega protokole. Hari hakubereye icyo bita umukobwa. Nimvuga ngo umukobwa umenye ngo ni protokole yari ya nyayo papa. Ashton rero akimara kugera mu Rwanda ari kumwe na Kagarara, ni inkuru rero yari imaze iminsi igera muri 2, kubera ko Ashton mu gihe ari kumwe na Kagarara berekeza mu gihugu cya Benin, yabwiye Kagarara, Ashton yabwiye Kagarara, aramubwira ati I give you time for talking the Rwandan people, ati gira icyo ubwira abanyarwanda akakanya. Ati I want you to tell them in the language of Kinyarwanda, in your mother language. Maze Kagarara ati yes, ati navuga muntuza, ati mu rurimi rwanjye rw'Ikinyarwanda. Ati may I tell my mother language, ati my mother language. Noneho Ashton aramubwira ati yes, ati tell them, ati babwire. Nuko rero Kagarara arangije avuga mu ijwi rituje, aravuga ati rwose banyarwanda, ubwo ndimo mvuga ukuntu yabivuze, ati banyarwanda, ati ndabashimira aho tugeze uyu munsi, ati kuba muri gukomeza munshyigikira ni ibintu by'agaciro, ati muri abantu bakomeye cyane, ati natwe niyo mpamvu tubazirikana. Ati ubu ngubu rero, ati turimo tujya muri Benin, ati ubu turimo tujya muri Benin, ati
turi kwitegura kuza mu Rwanda, ati muzatugaragarize urukundo, ati nkuko ibihugu twari tuvuyemo, vuga za Cameroon, za Ghana, za Nigeria, ukuntu bari bafashwe ko bakiriwe neza. Aravuga ati mu Rwanda noneho muzakubeho, ati mutwereke urukundo, ati ndi kumwe n'umuvandimwe Ashton Hall, ati ndetse na Indian Ashton Hall. Uyu Indian Ashton Hall nuwo nanone wigana n'umutipe nanone wigana Ashton Hall, ukora udu challenge, ubona ko mbese arabimerita. Mbese ubwo bari kuza ari batatu, ubona ko ari ibintu byiza cyane. Ubwo rero Kagarara akaba yatangiye gukorana na challenge ndetse n'uyu mugabo w'umuhinde witwa Indian Ashton Hall. Ibintu rero ni byiza cyane. Hanyuma rero Ashton Hall rero ubwo ndimo kuvuga uburyo ki bageze mu Rwanda, ukuntu byari byifashe. Ashton Hall akigera mu Rwanda, first of all bahise babakira mu buryo butunguranye, mu buryo bwiza cyane. Protocole yari iri aho ngaho, bakimara gufungura indege babona abakobwa beza, abasore b'intarumikwa bari aho ngaho, indabyo bateguye, barangije babaha indabyo, barababwira bati welcome in our Rwanda country. Ashton Hall aravuga ati this is a new country in my mind, ati ntabwo iki gihugu nari nkizi, ati ndakimenye kubw'uyu mugabo, ati nakibwiwe na Kagarara, ati ntabwo nari nkizi. Nyine wumva ni ibintu byari bisa naho bitangaje, twe tumva ko igihugu cy'u Rwanda kizwi, reka hari abantu batakizi. Hanyuma rero ubwo rero Ashton Hall akaba yamaze kuba agera mu Rwanda. Akimara kugera mu Rwanda rero yese abwira Ashton Small, ubwo ndavuga Kagarara kubera ko ku rukuta rwe rwa Instagram yese yitwa Ashton Small, niko Ashton Hall yabwiye Kagarara ati wowe nkwise Ashton Small. Ubwo rero Kagarara nawe rero yahise abishyira ku rukuta rwe rwa Instagram, ubwo profile ye yitwa Ashton Small. Hanyuma rero ibyo ndi kukubwira, Ashton Hall rero yahise abwira Kagarara ati ndashaka ko unjyana iwanyu tukajya kureba uko byifashe. Ubwo rero akimara kugera mu Rwanda, Ashton Hall rero yahise abwira Kagarara ati tugende unyereke mu rugo. Kabisa ni ibintu byiza cyane. Ubwo rero bahise bagenda amwereka mu rugo. Hanyuma muri izi ngendo bazakora, Kagarara yamubwiye ko azamwereka uburyo ki bakama inka ukayikurura amabere kabisa. Ubwo rero Ashton Hall nk'umwana rero wavukiye isiti, niko nabyita, biba bitangaje rero kumva azakora ibyo bintu. Hanyuma rero ikindi nuko Ashton Hall rero Kagarara yamubwiye ko bazanajya gusura mu birunga, akamwereka icyo twita ingagi. Hanyuma rero ubwo uri kumva ko ibyo ari ibintu byiza cyane. Hanyuma ikindi abantu abanyamakuru, mbese itangazamakuru muri make ririmo rivuga ko burya nta kure umuntu atagera, kandi koko ngo ibintu birashoboka, kubera ko Kagarara yerekanye ko ibintu bishoboka pe, yerekanye ko ibintu bishoboka kandi ko ubuzima bw'umuntu buba bushobora guhinduka. Ubwo rero ikintu mugomba kujya mumenya ni ukwigira icyizere ahantu hose ugiye, ukigira icyizere kandi ukumva ko ibintu byose ubishoboye. DJ Brian yaravuze ngo icyongereza burya uragisonzana. Uyu mugabo rero ku cyongereza cye gike yampaye nka data kirahamugejeje da. Hanyuma rero hari n'abandi babazi ngo bise neza ngo iki, ukabura aho ngaho wicuramiye ngo bizagusanga aho ngaho. Rero aho ngaho uba wibeshye. Rero Kagarara rero yerekanye ko ari we rugero rwiza, na minisita yanditse avuga ati ibyo ukora turabireba mwana wacu, ukomerezaho, uri mu nzira nziza kandi uri gutuma u Rwanda rwacu rumenyekana, turi kumenyekanisha u Rwanda rwacu.
Kagarara rero ni urugero rwiza hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Hanyuma ibiganiro byose ugomba kujya utega amatwi nyabuneka ni kuri channel YouTube yitwa Kingdom JBTV. Hanyuma njyewe ubikugezaho nitwa Bombi, bakomeza udukurikirane amasaha ku yandi, mfite ibiganiro byiza ngomba kukugezaho. It's your to mentor.